Shalom, tongeye kuguha ikaze ku isengesho ribohora official. Ubuntu n'imbabazi bibonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo bibe ku buzima bwawe n'abawe bose. Imana amahoro ibagirire neza, ndetse mwabakoze subscribe kuboko kw'Imana kuba rwanira intambara zo mubona n'izo mutabona mu izina rya Yesu. Nawe utarayikora kuboko kw'Imana kukurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Umushyitsi uje hano ufunguye ari ubwa mbere hano ku isengesho ribohora official, ntuze kugenda nawe udakoze subscribe. Nyuma yo gutangirana natwe ijambo tukaza gusozanya mu isengesho, nyuma yo gufashwa kwawe ntugende udakoze subscribe cyangwa se abone, kandi ntimukibagirwe gusangiza abandi ubutumwa bwiza tuba tubagejejeho. Yufashijwe ujye wohereza inshuti zawe, abavandimwe bawe. Ntiwifuze kubohoka wenyine cyangwa se gukira wenyine, kandi hari abandi nabo bakeneye gukira mu bugingo bwabo. Ujye rero usangiza abandi ibiba byagufashije uba ukoze umurimo w'Imana. Ntabwo wibereyeho ubwawe igiti cyawe, ahubwo ubayeho kubw'impamvu y'abandi. Hari abandi bagomba kubona ibisubizo, guhemburwa, gukomezwa mu mitima yabo, gukangurwa se mu bari mu bitotsi by'umwuka, ukabakangura ukoresheje ijambo ry'Imana wumva ryagufashije. Ntugakore ikosa ryo kuritarisangiza inshuti zawe n'abavandimwe bawe. Icyo gihe uba ukoze umurimo w'Imana. Ko gukorera Imana ni ukugirira bene so, ni ukugirira mwene so neza. Icyo nicyo bita gukorera Imana. Gukorera Imana ni ukugirira mwene so neza, ukamugirira neza ibigufashije, bikufite aho bikuvanye, nawe ukifuza ko byafasha n'umuvandimwe wawe. Habwa umugisha n'Imana. Rero reka dusenge Imana, hanyuma dutangire twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Imana yashatse ko wumva wowe iryo yaguteguriye. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuhawe gukirizamo, turagushimira ku bw'aya masaha, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Ukuboko kwawe kuba kwaturinze kuri kumwe natwe, ukuboko kwawe kuri kumwe n'uyu muntu uhaye ubuntu bwawe, uhaye umugisha kugira ngo aze ku isengesho ribohora yumve ijambo ryawe. Ndamusengera nisengera kugira ngo umwanya twese twinjiye mu ijambo ryawe ubu mwanya udasanzwe, umwanya duhuriramo n'ukuboko kwawe, duhuriramo n'ijambo ryawe, ijambo rizima rifite imbaraga, rikagira ubugi buruta ubw'izindi nkota zose. Ijambo ryawe rihinguranya, rikagabanya umwuka n'ubugingo, rikagabanya umusokoro n'igufa, rikabangukira kugenzura iby'umutima w'umuntu wibwira kandi ugambirira. Turasenze kugira ngo iryo jambo ryawe mwami urizane, uryohereze ku bantu bawe, uryohereze ku bari hano ku isengesho official, batwumva rikora ibikomeye ku buzima bwabo no mu bugingo bwabo no mu mibereho yabo ya buri munsi. Ijambo ryawe ribaga imizimu, ribaga abadayimoni, rikureho indwara, rikureho ibyago, rikureho amakwa, rikangura umuntu wese wari usinziriye, wari ucitse intege, rimusubizemo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Wari uryamye rimubyutse mu buryo bw'umwuka. Urakoze ko ijambo ryawe ryohereje, izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru mu bihe nk'ibi turi gucamo, umuntu ku giti cyacamo, isi irimo iracamo. Mwami, icyo dukeneye ni ukukwegera twumva ijambo ryawe. Urakoze rero ko twebwe uduhaye kukwegera ngo tumve ijambo ryawe. Amashimwe n'icyubahiro kugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu, amen, amen. Turi mu bihe bisabwa ku muntu wese w'umunyabwenge kandi waremwe n'Imana, akaba yizerera mu Mana. Igihe turimo ni igihe cyo kuba buri muntu wese ufite ubwenge yabasha kwegera Imana kugira ngo yumve ikivugana n'ubuzima bwe. Jambo rirambwira ngo umuririmbyi niwe waririmbye, nako araririmba ngo umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nyine ni uko kwegera nkumva ijambo ryawe. Hari umwijima ukabije mu isi, kandi uwo mwijima
urashaka kubundikira, urashaka gutwikira imitima y'abantu n'ubwenge bw'abantu, noneho bagahera mu mwijima. Yesu yaza gutwara itorero, abantu bagasigara. Va mu byo wibwira rero, umenye ko igihe turimo ari igihe cyo kwegera Imana. Igihe turimo ni igihe cyo gusenga. Niba hari igihe cyabayeho abantu bagakwiriye basengeyemo, niba hari igihe cyabayeho abantu basengeyemo, iki ni cyo gihe cyongeye kugaruka kugira ngo abantu begere Imana kuruta ikindi gihe. Urasabwa kwegera Imana, urasabwa gusenga Imana kuruta ikindi gihe, kugira ngo Imana Data wa twese ibashe kukuneshereza, ibashe kugutsindira intambara zose izubona mu buzima bwawe no mu mibereho yawe. Hari izo utabona ziba mu mwuka wowe ndetse utanamenye, ziba zihiga ubugingo bwawe, zihiga imibereho yawe. Imana igihe cyose wayegereye irazigutsindira. Zimwe hakaba intambara irwanira mu kirere cyawe, irwanirira ubuzima bwawe n'imibereho yawe, hakagira izitakugeraho, hakagira n'izindi nke zikugeraho, kugira ngo ubashe gukanguka, ubashe no kwegera Imana ntudamarare. Igihe turimo rero ntabwo ari cyo kudamarara, ni igihe cy'intambara za nyuma, aho Satani arimo ararwana mu buryo bw'isi y'umwuka kugira ngo yimike ubwami bwe hano mu isi, aho arimo arategura kandi akora hasi no hejuru kugira ngo yimike ingoma ye hano ku isi. Ubwo navugaga mu rwego rw'isi muri rusange. Mu rwego rwo ku muntu ku giti cye, mu rwego rwawe wowe uri kunyumva, unteze amatwi, impamvu Satani akugabaho ibitera kurwanya cyane, waba ubizi utabizi, ni uko arimo ararwana cyane kugira ngo arebe yuko yakwimika ingoma ye ku buzima bwawe, akigaragaza nk'Imana ku buzima bwawe, agategeka nk'Imana ku buzima bwawe, kandi ari Satani. Ni wowe rero ugomba guhaguruka ukamurwanya ku buzima bwawe. Ntiwemere ko afata ingoma ku buzima bwawe, ntiwemere ko afata ijambo ku buzima bwawe, ntiwemere ko afata ijambo ku mubiri wawe, ntiwemere ko afata ijambo ku bugingo bwawe, ntiwemere ko afata ijambo ku rugo rwawe, ntiwemere ko afata ijambo ku rubyaro rwawe, ntiwemere ko afata ijambo ku ngingo z'umubiri wawe zose, kuko hari igihe Satani akubura mu buryo bw'ubugingo, agafata ibyemezo byo kuvuga ngo reka ndebe ko hari ingingo ze z'umubiri mpitana, ndebe ko hari izo ndomina, nkaba umwami wa zimwe mu ngingo ze. Ni wowe ugomba kuba maso rero, kugira ngo n'umubiri wawe Satani ataza akimika ingoma ku gice cy'umubiri wawe. Birashoboka ko waba ukijijwe rwose mu buryo bw'ubugingo, uri umwana w'Imana, ariko hari igice Satani yaje agashinga ikirindi, akubaka ibirindiro bikomeye, hanyuma akigarurira bimwe mu bice byawe. Ariko ni wowe ugomba kugira guhaguruka murwanya. Mu ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 4 uva ku murongo wa 7 niho havuga ngo mwegere Imana izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Yemwe abanyabyaha mwe nimukarabe, namwe b'imitima ibiri nimwiboneze imitima. Urumva ko ijambo ritangira rivuga ngo mwegere Imana izabegera, murwanye Satani azabahunga. Natangiye mvuga ngo niba hari igihe cyo kwegera Imana cyangwa cyo gushaka Imana cyabayeho, iki ni cyo gihe cy'abantu bagomba gushaka mu Imana. Nicyo gihe cy'abantu bagomba gusenga. Barasenga kubwiziye impamvu usabwa gusenga ni ukugira ngo Imana igukize. Hari ibyo ubona wowe bw'amaso yawe biguhiga, cyangwa se hari n'ibyo utabonesha amaso yawe bihiga ubuzima bwawe, kandi ibyo bihiga ubuzima bwawe nta wundi ubyihishe inyuma, ni Satani. Arahiga umubiri wawe, arahiga ubugingo bwawe, arahiga agakiza kawe, arahiga urubyaro rwawe, arahiga abagukomokaho, arahiga umuhamagaro,
arahiga ingingo z'umubiri, arahiga imikorere yawe, arimo aragushakisha hasi n'ejuru kugira ngo arebe ko muri bimwe mu bice by'ubuzima bwawe yakwigarurira wowe, byanashoboka n'ubugingo bwawe akaburimbura, akabufataho bugwate. Igihe cyo kuvuzwa kw'impanda, impanda izavuga, itorero rizamuke. Hari igihe Satani yabagira ngo rero sasa mu gihe cyo kuvuga kw'impanda, wowe niba bishoboka ntuzanayumve, uzisange wasigaye mu bazaba basigaye kandi wari warizeye Yesu Kristo by'igihe kirekire. Niyo mpamvu usabwa gusenga kugira ngo ubashe kurokoka, ubashe gukira. Imana yiteguye kukurokora, ariko umuyoboro Imana irokoreramo abantu bayo, umuyoboro Imana ikirizamwe abantu bayo, aho icisha ubufasha n'ubutabazi ibucisha mu muyoboro wo gusenga. Igihe cyose abantu basenze, Imana iramanuka igatabara. Igihe cyose abantu bahamagaye Imana by'ukuri bataryarya, Imana iramanuka igatabara. Uwiteka n'umutabazi wanjye, Uwiteka n'umutabazi wawe, kuko umwami Imana izadutabara. Nicyo gituma tutamwara, nicyo gituma mu maso yacu hakomera akaba nk'urutare. Kandi nzi yuko tutazakorwa n'isoni rwose, nzi yuko njye nta n'isoni mu izina rya Yesu. Impamvu tutazakorwa n'isoni ni iki? Nuko unsindishiriza akagutsindishiriza, ari bugufi bwawe, ari hafi yawe, nanjye ari hafi yanjye. Noneho rero niba unsindishiriza ari hafi yanjye, umburanya ninde? Ukuburanya wowe ninde? Naza hagarara iruhande rwawe, muhagarare mwembi. Naza hagarara iruhande rwanjye, duhagarare twembi. Ese undega ninde? Murezi wanjye ninde? Wowe umurezi wawe ninde? Umurezi wawe ninde? Kuko umwami Imana izampagarikira, kuko umwami Imana impagarikiye, kuko Uwiteka aguhagarikiye. Unsindisha ninde? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya. Iyo ni Yesaya 57:8. Imana yiteguye kugira ngo ushaka wese kugutsindisha, inyenzi asaze nk'umwambaro, inyenzi zimurye mu izina rya Yesu. Kuko wagize Uwiteka ubuturo, kuko wagize Uwiteka ubuturo, kuko Uwiteka ari we wagize, ari we uhungiraho, kuko Imana Data twese ariyo duhungiraho. Uwiteka twamugize ubuturo. Ni iki cyadutikanga? Ni iki cyatugeraho? Nta kibi kizatuzaho, nta n'ibyago bizegera ubuzima bwacu, nta kibi kizanzaho, nta kibi kizakuzaho, nta byago bizakugeraho, kuko Uwiteka azagutegekera abamarayika bakakurindira aho ujya hose, bakakuramira mu maboko yabo kugira ngo ibirenge byawe bidasitara kwibuye. Rero igihe turimo ni igihe cyo guhungira ku Uwiteka. Tuhungira ku Uwiteka mu bihe byo gusenga, duhungira ku Uwiteka mu bihe byo kwicara munsi ibirenge bye tukumva ijambo rye. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo ube maso, ushake maso h'Imana, kugira ngo udahitanwa, kugira ngo udatembanwa, kugira ngo utagushwa, kugira ngo udatsindwa n'ibyo ubona imbere yawe, kugira ngo udatsindwa n'ibyo uri kumva, kugira ngo ibiri kuba ku isi nibiba mu ruhande rwawe ubona. Hari ibibazo tubona isi irimo iracamo, hari intambara turi kubona ziri mu isi, kandi zakugiraho ingaruka, kandi zishobora kugira n'ingaruka, zagira ingaruka ku nyoko muntu, aho umuntu wese ari. Intambara turi kubona zishobora kugira ingaruka mu isi muri rusange, ku bantu bose muri rusange. Hari abo zihitana, ariko hari abandi zigera ugasanga zanyeganyeje ekonomi yabo, uburyo bwo kubaho, uburyo bw'imibereho. Ibiciro bikaba byazamuka, amafaranga winjiza ugasanga kubanye makeya igihe yajyanye ku isoko guhaha, kuko ibiciro byazamutse. Tuvuye no muri byo rero, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga unteze amatwi nta wagira gukura, ibiciro bikaba byanazamuka, bagaho ku bw'ampano, ibiciro bikaba byazamuka, ubuzima bukaba bwaguhenda. Ni igihe cyo kwegera Imana no gusenga.
Si n'ibyo gusa, hari izo ntambara rero turi kubona mu isi zifite ingaruka zazo ku bana b'abantu, ariko ibyo ko ari n'intambara zawe bwite ubwawe ucamo zikugiraho ingaruka direct, zawe bwite zikugiraho ingaruka direct. Ntambara zihiga ubugingo bwawe, ntambara Satani akugabaho ibitera agamije kugira ngo gukoze isoni, akugabaho ibitera agamije kugira ngo akubuze ahagarika imyaka yo kurama kwawe, akugabaho ibitera agamije kugira ngo agustabinge, ubure umutekano, ubure n'amahoro impande zombi, akugabaho ibitera agamije kugira ngo agutandukanye n'Imana, wisange waguye mu byaha. Ibyo rero niyo mpamvu yo kuba maso ugasenga. Duheruka kuvuga ku ngaruka kutizera icyo bishobora guteza umuntu. Tubona yuko umuntu utizera ku giti kiwe yorohereza Satani kumwataka, yohereza Satani kumurwanya, yohereza Satani kugera ku ntego. Niba Satani afite intego yo kukwica, niba afite intego yo kugukenesha, niba afite intego yo kugusenyera urugo, niba afite intego yo kugira ngo akwirukanishe mu kazi, niba afite intego yo kugira ngo agutandukanye n'abantu bagufasha mu by'umwuka cyangwa mu by'umubiri, iyo utizera uba umuharuriye inzira yo kugira ngo agere kuri ya ntego. Ni ngombwa rero kuba maso tukagera Imana, ariko dufite kwizera. Biradusaba kwegera Imana dufite kwizera imbaraga zayo n'ububasha n'ubushobozi bwayo bwinshi, tudafite gushidikanya rwose, tuzi neza yuko iyatangiye umurimo muri wawe, iyatangiye umurimo muri nge, igomba no kuwusohoza mu izina rya Yesu. Imana twizera ni Imana idacikirizamo kabiri umugambi cyangwa intego y'icyo yagambiriye. Ni Imana idacikirizamo kabiri icyo yatangiye gukora. Iyo yatangiye umurimo mu buzima bw'umuntu, inahakikisha kama inaumaliza. Wakati ambapo Mungu ameanza kazi katika maisha yako, kazi njema, kazi ya kukufungua, kazi ya kukuweka huru, anahakikisha na imaliza kabisa. Igihe Imana yatangiye umurimo wo kukugirira neza, igihe Imana yatangiye umurimo wo kukubohora, igihe Imana yatangiye umurimo wo kugira ngo ikwinjize mu masezerano yayo, ndagira nkubwire ngo ntabwo igihe utangira ituwucikirizamo kabiri, irawusohoza. Icyo nicyo ugomba kumenya rwose, irawurangiza. Icyo nicyo gihe ugomba kumenya rwose, ugahagarara ugashikama mu byo wizeye, ukaba umugabo nyamugabo. Niko Paulo yavuze ngo nuko mwikomeza imitima, mube abagabo nyamugabo, mube maso. Yatangiye avuga ngo nuko mube maso. Muri za mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 16:13 yaravuze ngo mube maso mukomere mu byo mwizeye. Niho yatangiye mube maso mukomere mu byo mwizeye. Urasabwa kuba maso ugakomerera ku cy'Imana yavuganye nawe, ugakomezwa n'Imana Data twese, wizeye neza yuko udashidikanya ku bubina bwiza. Ugomba kubona iby'Imana yakuvuzeho ku bubina bwiza. Ugomba kujya mu bugingo, ugomba kubona ubugingo buhoraho ku bubina bwiza. Ugomba kuzumva ijwi ry'impanda igihe itorero rizazamuka, nge nawe tukazamuka tukajya gusanganira umwami ku bubina bwiza. Ibyacu bigomba gusoza neza mu izina rya Yesu. Ibyaha bigomba gusoza neza mu izina rya Yesu. Rero kutizera ubwako gushobora no kukubuza imbari, no kuba twaravuze ko korohereza Satani gusohoza umurimo wiwe mu buzima bwawe. Kutizera gushobora gutuma ubura n'ubugingo buhoraho. Kutizera gushobora gutuma upfa ugapfa imburagihe. Kutizera gushobora gutuma ukenyuka. Kutizera gushobora gutuma abandi babona ibyiza wowe ntubibone, kamuherekeza w'abandi. Imana amahoro iguha umugisha, kandi Imana amahoro ikwambika imbaraga. Reka dusome igitabo cy'Abakorinto cya Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 45. Reka duhere ku murongo waho, Yesaya 45, duhere ku murongo waho wa 22. Yesaya 45 umurongo waho wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu.
hatangira avuga ngo nimumpugukire mukizwe mwaba ari ku mpera y'isi mwe, kuko ari Imana nta yindi baho. Ndirahiye ijambo rikiranuka, ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azamfukamira, indimi zose zikaba arige zirahira. Amen. Urumva ijambo ry'Imana rirakangurira abo mw'isi bose, riragukangurira wowe, rirakangurira inshuti zawe, rirakangurira abo mu muryango wawe, rirakangurira abagukomokaho. Iri jambo risangiza abandi bantu bose, ntirize kugaruka wenyine. Ijambo ry'Imana ritangira ngo nimumpugukire mukizwe mwaba ari ku mpera y'isi mwe. Nimumpugukire mukizwe mwaba ari ku mpera z'isi mwe, kuko ari jye Mana nta yindi baho. Kuko ari jye Mana nta yindi ibaho. Yego, hano mw'isi hari abasenga ibigirwamana bazi ko ari Imana. Hari abantu bayobye, bayobera ku bigirwamana, bayobera mu mbaraga z'imiti y'abapfumu n'abakonikoni, bayobera mu bindi bintu by'ibishushanyo n'ibindi bambaza, bayobera mu kwambaza abakurambere, imyuka bapfuye, guterekera, kuraguza, bayobera muri ibyo ngibyo. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi yo ari imwe rukumbi, irakangurira abo mw'isi bose guhuguka. Kavuga ngo muhuguke kugira ngo mukizwe. Imana irakwifuriza yuko uhuguka ukava mu gahuge wari urimo, kava mu gahuge wari urimo. Ni iki gitumye uhuga? Ni iki gitumye uba bize? Ni iki gitumye usa nk'umuntu ufite imirimo myinshi, ukajagarara cyane, ukabura n'umwanya wo kwegera Imana, ukabura n'umwanya wo gusenga? Imana ikakubona yakushakisha, ikakubura, ikabona urahuze. Imana umunsi umwe yaje hamagara Adamu, iravuga ati Adamu we urihe? Hari Imana ijya ibura abantu, igasanga abantu bari bize cyane, barahuze, bahugiye mu bintu by'imburamumaro, bahugiye mu bintu bitarimo agakiza. Kandi hari ibishaka kubica, hari ibishaka kubambura ubugingo bwabo, hari ibishaka kubambura ubuzima, hari ibishaka kubambura urubyaro, hari ibishaka kubambura inshuti, hari ibishaka kubambura business zabo, hari ibishaka kubambura amahoro bafite, hari ibishaka kubambura imibiri yabo, hari ibishaka kubambura ingingo. Nawe ubwawe urabibona ko hari iguhiga, ariko kuki wemera guhuga? Ijambo riravuga ngo huguka kugira ngo igukize. Yiteguye gukiza nuko ibona abantu bari bize barahuze, yabuze bikiza, kandi imbaraga ziri kuhirya cyane zikiza. Irifuza kubona umuntu yishaka akayimenya ikamukiza. Uwiteka arashaka kugukiza, ahubwo yakubuze. Ari kubona uhuze, akubona rimwe na rimwe, ikindi gihe akakubura. Uri muntu usa nk'usura Imana, uvizita Imana, kandi Imana ntabwo ishaka kuyisura, ahubwo ishaka kubana nayo ibihe byose, ishaka kugumana nawe iminsi yose, ishaka kugendana nawe ibihe byose. Wowe rero iragushaka ikakubura, yo iba yiteguye, iteza amaboko, iravuga ngo uri hehe kugira ngo igukize? Huguka. Uri hehe kugira ngo igukize ubwo bumuga? Uri hehe kugira ngo igukize izo ndwara? Uri hehe kugira ngo igukize ibikugarije? Uri hehe kugira ngo igukurireho imigambi icakura utazi, ugendana nazo, ukorana nazo, ubana nazo, usangira nazo, ariko zigufiteho umushinga mubi? Uri hehe kugira ngo Imana yangize imishinga mibi Satani afite ku bugingo bwawe no ku mubiri wawe? Uri hehe kugira ngo Imana yangize imishinga abazimu, abarozi, abakonikoni bafite ku mikorere yawe, ku magara yawe, ku rubyaro rwawe, ku rugo rwawe, ku muryango wawe, ku byo ukora? Ku Imana ishaka kugira ngo igukize. Niyo mpamvu rero ivugana nawe ngo nimumpugukire mwaba ari ku mpera z'isi mwe,
abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abari mu bihugu biri kubamo intambara z'umubiri, iravuga ngo ni mumpugukire kugira ngo mbakize. Urugo abona rwastresheje akumva yaruhunga yaruta, uri hehe kugira ngo Uwiteka agukize? Uwo bizinesi yananiye, imirimo irimo iragenda yangirika, bizinesi irimo iragenda isubira inyuma, uri hehe kugira ngo Uwiteka agukize? Arakubwira ngo nimumpugukire kugira ngo mukizwe mwabari ku mpera y'isi mwe. Reka tuve kuri ibyo by'umubiri mu buryo bw'umwuka, ko Satani ashaka kugira ngo atsembe ubugingo bwawe. Itorero impande ivuge unanirwe kuyumva. Uri hehe kugira ngo agukize? Mu gihe cy'impande zavuga, nawe uzabashe kumva ijwi ry'impande, ubashe kusanganira umukiza ubwo azabaje ku bicu. Kuko sana isaha umwami Yesu yaza, turi no mu bihe umwami w'abami, igihe icyo ari cyo cyose ashobora kuza gutwara itorero rye, ashobora kuza gutwara abantu be, kuko ibyahanuwe byose bigenda bisohora umunsi ku wundi. Izi ntambara zose turi kubona hanze ahangaha ni ibyahanuwe kandi bigomba gusohora, nta cyabibuza ko bigomba gusohora. Ariko Yesu avuga iby'izi ntambara yavugaga ngo muzamenye ko ari igihe cyo kuramukwa, kizaba ari igihe cyo kuramukwa. Nimwumva intambara, nimuhaza intambara, mukumva ishyanga ryatera irindi shyanga, igihugu cyateye ikindi gihugu, nimwumva igihugu cyateye ikindi gihugu, mukabona inzara hamwe na hamwe ku isi, mukumva imitingito hirya no hino, muzamenye yuko ndi bugufi, ndi hafi. Noneho sasa ibi byose rero ni ibyo Yesu yavuze, biratwereka, isirimo iracamo, birategura kuza k'umwami Yesu Kristo. Noneho rero sasa mu kuza kwe, Satani afite intego, afite purpose yo kugira ngo niba bishoboka benshi bazasigare, niba bishoboka uzasigare kandi warasengaga, niba bishoboka uzasigare kandi wari umukozi w'Imana, niba bishoboka Satani afite gahunda ngo uyu muntu niba bishoboka nawe ubugingo bwe nzabwisasire burimbuke, ntazasanganira umwami. Rero Imana ibyo byose irabireba, ari ibyo bihe byo kuzamurwa kw'itorero, ari ibiba ku mubiri wawe hano mu isi mbere yo kw'itorero rizamurwa, yareba ibintu bikugarije, yareba ibyugarije isi muri rusange, yareba ibyugarije amahanga muri rusange n'abantu muri rusange, noneho ikarangurura mu ijwi cyane ikavuga ngo nimumpugukire mukizwe mwabari ku mpera z'isi mwe, kuko ari jye Mana nta yindi ibaho. Uko bimeze kose nta yindi Mana ibaho ibasha gukiza umuntu ikamukura mu kaga no mu makuba. Nta yindi Mana ibaho ibasha gukiza indwara zananiye abaganga keretse umuremyi w'ijuru n'isi. Nta yindi Mana ibaho ibasha gukura umuntu mu maboko y'abamurushaga imbaraga keretse Imana yazuye Kristo mu bapfuye, yaduhaye Kristo ikamutangaho igitambo, umubiri we gatangaho umubiri we igitambo kiyinezeza, kibasha kutubohora no kudukiza no kudukura mu buretwa bwose bwa Satani. Iyo niyo Mana y'ukuri, niyo ibasha gukiza gukomeye, ikavana umuntu mu bibazo abo mu isi batamukuramo, ikavana umuntu mu rupfu igihe rurimo ruramujira amajanja. Imana ikaba yazi ikarukubita ishoti, wari ugiye gupfa kongera agasubirana ubuzima. Nta yindi Mana ibaho rero ibasha gukora ibyo keretse Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, Imana yo muri Kristo Yesu. Iyo niyo Mana y'ukuri, Imana yo muri Yesu Kristo, iyo niyo Mana y'ukuri. So iyi Mana y'ukuri rero iyo yarirahiriye, iravuga ngo ndirahiriye. Hepfo niko havuga ngo ndirahiriye, ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa. Ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana imvugaho, ikuvugaho, ntabwo rishobora kuvuguruzwa n'ubupfumu, ntabwo rishobora kuvuguruzwa n'uburozi, ntabwo rishobora kuvuguruzwa n'ibihe,
ntabwo ushobora kuvuguruzwa n'uburwayi, ntabwo ushobora kuvuguruzwa n'ubukene, ntabwo ushobora kuvuguruzwa n'abakwanga, ntabwo ushobora kuvuguruzwa n'abagutaye, ntabwo ushobora kuvuguruzwa n'abakuvuyeho, ntabwo ushobora kuvuguruzwa n'abakuvuga nabi. Ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana ni ijambo rikiranuka, kandi iryo jambo niryo ryonyine ritabasha kuvuguruzwa, niryo ryonyine badabasha gukansoringa. Woyada, iryo jambo rirarindwa kugeza igihe risohoreje icyo ryatumwe ku buzima bw'umuntu. Noneho sasa kavuga ngo ndirahiye rero, niryo rikiranuka, niryo rivuga ngo yuko amavi yose azamfukamira, indimi zikaba rigeze irahira. Imana yarirahiye ivuga yuko amavi yose agomba kwipfukamira. Abo barozi bagomba gupfukamira Imana yawe, abo bakonikoni bagomba gupfukamira Imana yawe, izo ndwara zigomba gupfukamira Imana ku buzima bwawe, zikaguhunga mu izina rya Yesu. Ubwo bukene bugomba gupfukamira Imana ku buzima bwawe, n'ababuguteza bakamenya ko mu ijuru hari Imana. Abo bakwanga bagomba kumenya ko mu ijuru hari Imana, bagapfukamira Imana yawe. Abo batakuvuga nabi, abo baguharabika, abo batakwifuriza icyiza, bagomba, Imana irarengwa amavi yose azapfukama n'indimi zose zizatura ko ari umwami. Amavi yose azapfukama n'indimi zose, n'abantu bose bazirahira mu izina ry'Uwiteka. Abo bakurwanya, Imana irashaka kugira ngo bamenye ko ariyo Mana igukiza, bamenye ko ariyo Mana igutabara. Kandi wowe, kuko reka nkubwire iki kintu, ibikurwanya byo bizi ko ari byo Mana, byigize Imana. Byo mu ruhande rwawe bikakubona nk'umuntu wavangiwe, bikakubona nk'umuntu wayobye Imana, bikakurwanya rero bigira ngo birebe ko ubigarukira ukabiramya. Wibuke yuko iterabwoba ryose ryari biri kuri ba Daniel, ryari riri kuri bariya bose ba Shadraka na Meshaki na Abedenego. Ibibazo byose byari bibariho, byabaga bigambirije kugira ngo banamuke mu kwizera kwabo kuyoboke ibindi bigirwamana, kuyoboka ibishushanyo bisengwa, kwizera kwabo kuve ku Mana kujye ku bindi bintu. Ariko baremera batabwa mu muriro, ya Mana yabira ibarokora bari mu muriro. Abandi batabwa mu rwobo rw'intare, ya Mana yabo ibarinda urwobo rw'intare, ibarinda intare ntizabarya kubwo kwizera kwabo. Imana irashaka rero kugukiza mu buryo budasanzwe. Ibyakotsaga igitutu, menya ngo ni imizimu, n'amagini, n'abadayimoni, imyuka mibi, n'abarozi bashaka kugira ngo gamburure uyoboke inzira zabo, uve mu nzira z'Imana. Guma mu byo wizeye, b'umugabo nyamugabo, shikama mucyo wizeye no mucyo wamenye, komera ku Mana yawe. Ahubwo huguka vuba, wikwemera kuba bize, wiba nk'umuntu ufite ibintu byinshi uri gukora ku buryo ubura umwanya w'Imana. Ni gute ubura umwanya w'Imana ukabona umwanya wo kureba filime? Ni gute ubura umwanya wo kumva ijambo ry'Imana ukabona umwanya wo kumva amakuru yo mu isi n'ibindi, nubwo byose atari cyaha? Ni gute ubura umwanya wo kwegera Imana ukabona umwanya wo kuganira n'umuntu isaha yose kuri telefone? Huguka kugira ngo Imana igukize. Yiteguye kukubohora, yiteguye kukuyereka. Uwiteka gukangure mu izina rya Yesu. Data, nsengeye umuntu waruhuze mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Muhe guhuguka Mwana. Uyu muntu reka huguke kugira ngo mukize mu gihe nk'iki. Imbaraga zikangura umutima we zimanukira ubugingo bwe, zimanukira ubwenge bwe. Uyu muntu ahugukire kuza imbere yawe, ahugukire kuza kukumva, ahugukire kuza kugushaka, kugira ngo ukuboko kwawe kumukize ibimwugarisha, kuko utanezezwa no kubabara k'uyu muntu, kuko utanezezwa n'ibihe uyu muntu arimo aracamo bimukandamije. Uwiteka Imana, ndakwinginze kugira ngo wururukire ubuzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu. Ukangura ubuzima bwe bw'umwuka, buhugukire kugushaka, buhugukire kugira ngo Mwana bugukiranukire, kugira ngo ubone uko ubukiza. Urakoze kuri Imana, mva gusenga, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu amazina yose. Amen, amen. Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza. Imana yiteguye kugukiza, Imana yiteguye kukugirira neza. We huguka gusa, uraza kubona Imana, uraza kubona ubutabazi buvuye ku Mana yaremye ijuru n'isi.
wikwemera gupfukamira ibigirwamana, wikwemera kuyoboka izindi mana, wibura umwanya w'Uwiteka mu buzima bwawe, wibura umwanya w'Imana isumba byose yakuremye. Wabura imyanya y'abantu, umwanya w'abantu wawubura, ariko ntugakore ikosa ryo kubura umwanya w'Imana ishaka kugukiza kandi ishaka kuguhindurira amateka. Habwa umugisha n'Imana, mugirirwe ubuntu n'imbabazi. Umunsi mwiza, mugirirwe neza n'Uwiteka muri uku kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu turimo kuri tariki ya 2, Uwiteka kwiyereka aho uri hose mu izina rya Yesu. Ukwezi kwe gushira utabonye ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe. Shalom shalom.